Hey Abavip, nizere ko mumeze neza nkuko mubizi iki ni ikiganiro tuzaza kubagezaho amakuru y'ibintu byagiye biba muri iki cyumweru, amakuru ya economics, finance and business. Ariko today we have a special segment. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mbabwire impamvu nyamukuru Afrika izaba superpower. So uyu munsi ndaza gukora a brief history kuri ibyo bintu, noneho mbereke impamvu Afrika umunsi umwe izaba superpower. This is based on economics, gusa nta business nta just economics. So guys, let's get started. Hey guys, nkuko mubizi, I am CM Kenny. Uyu munsi rero ndagira ngo tujya mu kiganiro direct. I don't want to waste any of your time. Ni presentation shakwa, ni presentation y'ibintu byinshi, ariko ndashaka kwishyira mu minota mikeya kugira ngo menye impamvu Afrika ishobora kuba superpower mu gihe kizaza. So reka dutangire kuri history ya superpowers mu bihe byashize. Ese igihugu kugira ngo kibe superpower kiba gikora iki, kiba gifite iki as an attribute? So igihugu akenshi kugira ngo kibashe kuba superpower nuko akenshi gikontrola production yirimo iraba ku isi. If you control production, ubu ushobora kuba a superpower. And then ikindi kintu cya kabiri, if you control the currency, ukontrola amafaranga, ariwo amafaranga ariho, icyo gihe naho ushobora kuba a very big superpower. So mu myaka y'igihumbi magana arindwi, kera kigihe yari igihe cy'abami twebwe hano muri Afrika, ibihugu byari biyoboye isi. Iyo gihe cyari gihe abami batangiye kugwa, hatangiye kuzamuka ibihugu. Tuvuge abantu ubwami bw'Iroma bwo tumaze gucika intege, ubw'aba Ottoman ubwiki, ariko noneho hatangiye kuzamuka ibihugu. Tutangiye kumenya ngo ati habaho igihugu nk'Ubuholandi, Ubwongereza, Ubufaransa, cyo gihe cy'abana Napoleon Bonaparte. Ariko icyo gihe turaza kugaruka ku kintu gikomeye, turaza kugaruka ku gihugu cyitwa Ubwongereza, England. So England muri icyo gihe niho hatangira ikintu bita industrial age, cyangwa ubushobozi bwo kubasha gukora ibintu byinshi ubikoresheje uruganda. So icyo gihe Ubwongereza bari buyoboye the industrial age, bwaproducingaga ibintu byose. Bwashobora guproducinga n'ibintu bishyashya tubona muri iki gihe, intebe, ifurusheti, amasahani, bega everything byashoboka kuba byakorerwa mu nganda zo mu Bwongereza. And then icyo gihe ni nacyo gihe ngomba kuvugamo ko harimo akantu gakomeye cyane, yuko ari no gihe abantu benshi batangiye kurekera gukoresha gold and silver mu kugura ibintu. Gold and silver ni zahabu ni feza mu kugura ibintu. Nimba ngiye ku isoko ntago ari ngombwa ngo njyane izahabu cyangwa njyane feza, no, nashobora kujyana amafaranga y'igihugu runaka nkaba nagura muri icyo gihugu ikintu nshaka. So icyo kintu bihindura ibihugu byasaga guhaha mu Bwongereza. Icyo gihe bije guhaha ibintu byinshi inganda zo mu Bwongereza zikora, byagombaga kubanza bigahindura amafaranga yabyo muri British pound. Turaza kubigarukaho, nicyo kintu kizana foreign currencies. So real quick, twihuta cyane, kigihe Ubwongereza n'aba Dutch, Abongereza nibo bari bakuriye industrial age, aba Dutch rero bakuriye trade and commerce. Ibintu byinshi byakorewe mu Bwongereza byageraga ku isi, aba Dutch aribo babijyanye ku isi hose, kuko nibo bari bafite amato, nibo bari bafite ibintu byinshi bishobora gutransporta izo goods zivuye mu Bwongereza bakabijyana ahandi. So ibyo byahise bituma mu myaka 1800 cyangwa 1800, muri iyo myaka yose niyo byahise bituma England iba a superpower. Ibasha gukoloniza ibihugu, ibasha gukora ibintu bishyashya abantu batabona. Icyo gihe imbunda zabereyeho, nicyo gihe ibintu byinshi byahindutse. So ibasha kugira imbaraga nyinshi, ibasha gufata ububasha bwose ku isi, itangira gukoloniza ibihugu byinshi. Murabizi muri Afrika dufitemo ibihugu byinshi muri Commonwealth byari by'Abongereza. Muri Aziya, Ubuhinde murabizi bwari bwakolonijwe n'Abongereza, ndibaza na za Hong Kong, na n'ubu ntago zirabona ama independence by the way. Hama rero n'ikindi gihugu tuza kugarukaho inshuro nyinshi hano ari cyo superpower y'iki gihe, USA. Icyo gihe nayo nicyo gihe yabereye colonized. Urumva rero icyo gihe Ubwongereza bwari bumaze kuba too big, bufite ibintu byose, hama butangira kuba colonized. So kuri USA rero ndagaruka kubera ko icyo gihe
Ubwongereza bamaze kuba super power, hari a cycle ikunda kuba kandi muraza kuyibona nubwo mbimo ndabyexplaininga. Iyi igihugu kimaze kuba super power kirekera guproducinga kigashaka kugura mu bindi bihugu. Kwa ko kimaze kwamasinga amafaranga menshi, none kigashaka kugurira ibindi bihugu kubera ko none hari ibyo bigifite imbaraga zo gukora niki, kuko none gukora muri ibyo bihugu byo hanze bimaze guhenduka kurusha gukoresha icyo kintu muri icyo gihugu abantu bose bafite amafaranga ari abakire. So now that's when the US comes in. Ubwongereza bwari bufite ikintu cyitwa capital. Capital bivuze you have money, you have investment, you can bring a lot of money muri economy. Ariko US yari ifite labor, ifite na land. Ibi ndaza kubisobanura nyuma. Ibi bintu bitatu ni ibintu bikomeye cyane muri economics, nizo factors eshatu za production. Kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere kigomba kuba gifite ibyo bintu bitatu: ubutaka, amafaranga cyangwa capital, niko numva nabivuga mu Kinyarwanda. Hama ikindi kintu cya gatatu kikaba gifite na labor, abantu bashaka gukora, cyangwa igihugu gifite abantu bagiye gukora. Kuko iyo igihugu gidafite abantu ntago kibasha gukora, ntikibasha guproducinga. Turaza kubigarukaho mu bihugu nyuma aho ngo tuza kuba tubiganira kuri izi factors eshatu za production. So icyo gihe mood ibirahindutse mu Bwongereza. Amerika igaproducinga goods z'amafaranga make kubera ko abantu barabaga muri Amerika icyo gihe barabimukira bavuye ahantu henshi bakiriye mu bihugu byabo biri original muri Europe, ariko bakemera gukorera amafaranga make kugira ngo babashe kubaho. Hanyuma Ubwongereza bugakonsuminga bwo bukaza bukavuga ati bon, turashaka kugura ibintu bihendutse, reka tujye kubigura muri Amerika. Turashaka kurangura isukari nziza, turashaka kurangura ibigori bihendutse, byose babiha Amerika. Ubwongereza burekeraho kubikurikirana. So rero icyo gihe Amerika itangira kuba ikintu bita an emerging economy. An emerging economy, it's an economy irimo irazamuka ariko ntago iragerayo. Iri mu rwego rwo kuzamuka ariko ntago iragafata ngo yumve ko it can spend, it can do this, it can give welfare ku baturage cyangwa ngo yavuza abantu ku buntu, ariko irimo irashaka kugira ngo izamuke. Economy irimo iratera imbere. So ibintu biza guhindura rero isura mu gihumbi kimwe na magana cyenda. Iyi ni igihe in the 1900s, mu gihe twabonyemo ibintu byinshi byabaye muri histoire. Habayemo intambara mbere y'isi yose, intambara kabiri y'isi yose, habamo n'ibintu byinshi byahindutse muri economy. So Ubwongereza butangira kurwana intambara nyinshi. Intambara nyinshi, bwari ahantu hose, it was everywhere. Bwari mu Buhinde, bwagomba kurwana ibihugu byo mu Buhinde, bwari muri Afrika, bwagomba kurwana muri Afrika, rwari ahantu hose. So Ubwongereza bwagombaga kurwana intambara nyinshi muri iki kinyejana kandi birakivuna. So iyo igihugu gitangiye kurwana intambara nyinshi bivuze yuko harimo gutakaza ingengo y'imari muri icyo gihugu. Hanyuma rero icyo gihe Amerika yari ifite amahoro kubera ko yari kuri kontinent yayo. Hanyuma binayorohera noneho itangira kwiyubaka koko ishaka kuba igihugu gikomeye. Iyo igihugu gifite amahoro kigashaka gukora, icyo gihe gitangira kuzamuka mu bukungu, n'abaturage batangira kujya ku ishuri cyane. N'igihe abantu bapfaga badafite ubwishingizi bwo kwivuza n'iki byose birahagarara kubera ko igihugu gifite amahoro kandi abaturage barimo barakora, barimo barahembwa. Kandi bivuze ngo nimba barimo barabinambara, abo Ubwongereza cyangwa nabo Rwanda nabo bose barimo baragurira barimo baragurira Amerika. So icyo gihe bituma Amerika iba an economic powerhouse, ariko abantu batabizi. It was too strong, ariko people didn't know. So nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, Amerika imaze gufata isi koko, imaze kwigaragaza ko ifite military might, ifite economic might, ifite ibintu byose. Establishinga ikintu abantu benshi batazi as a US dollar kugira ngo ibe currency y'isi yose. Keep in mind, dutangira bwa mbere nababwiye ukuntu Ubwongereza bumaze gutangira kuba super power, bwakuyeho ikintu cyitwa gold and silver, batangira kuzana British pound, bamenyereza abantu kugura n'amafaranga. So Amerika nayo ifashe isi, ibu niyo isi ihi ikintu cya mbere ikoze isi hindura amafaranga. Isi izana the US dollar muri mix. Kubera iki byagomba kuba byabaye muri nimba nibuka neza byabaye muri 1944 kuri Bretton Woods conference ikomeye cyane mu mateka y'isi. Nukugira ngo igihugu gifite ibintu byose abantu baza kukirangurira bakirangurire mu mafaranga yacyo.
ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iyo batakurangura amafaranga yacyo ntago uba ukomeye. By the way, ibyo ni bigaragaza ko ubu Amerika muri aka kanya niyo tugiye, ibi ni ibintu bimazeho igihe kinini, kuko n'ubu ngubu iyo igihugu kindi kigiye kugura essence mu kindi gihugu, tuvuge tugiye kugura igihugu mu Barabu, twikoresha amanyarwanda, Abarabu bakoresha amafaranga ayo ariyo yose, amadiramu cyangwa iki, ariko tuwaza gukonvertinga mu madolari, hama tukagenda tukagura essence, hama nabo bakazayikonvertinga mu madiramu. So the medium of exchange y'amafaranga yabaye the US dollar. Everybody needs it. Umuntu niyo aba ari ibihugu bibiri biri muri Aziya bishaka kuguranira isukari, biragomba bikaza bigahindura mu madolari, kikagura isukari, noneho ikindi nacyo kikongera kikavunja amafaranga yacyo. Icyo kintu turaza kukigarukaho, cyangwa tuzanagikorera video yacyo alone ku kintu cya currency no kuri foreign policy. So noneho Amerika rero mu bihumbi bibiri, Amerika imaze kuba igikomerezwa, ubwo navuga mu 1990 kugera mu 2005, Amerika itangiye gukomera cyane, nayo itangiye kumera neza. Abaturage batangiye bakihembwa amafaranga menshi, ntago bakibasha guproducinga ibintu bisanzwe, sho barashaka outsourcinga production bakayitanga ku bindi bihugu biri hanze. So niho bitangiye ko China noneho itangira guproducinga, Amerika igaconsuminga. Aha niho hari turn around y'ibintu tumaze imisi tubona. China ifashe iragiye, igihugu kivuye mu ntambara cyabaye devastated cyane n'Abayapani, hanyuma ariko kiravuze ati twe mureke twishyire hamwe, abana bacu bagiye kwiga, dushyiremo imbaraga kubaka igihugu cyacu, hanyuma dutange icyo bita cheap labor. Cheap labor bivuze ati nimba umuntu muri Amerika akorera 1000 ku munsi, twe turakorera 100 ku munsi. Buri muntu wese wari wese ufite uruganda aza kumva yuko yarushyira muri China kurusha yarushyira muri Amerika, kubera ko muri Amerika ibintu bizaza bihenze, nashyiramo imishahara na bya welfare zose barimo bategeka muri Amerika, kubera ko ari igihugu kimaze gukira, kurusha kurushyira muri China aho umuntu ahembwa 100 gusa kugira ngo abashe kubaho. So China itiba an emerging market nkuko Amerika yari emerging market, hanyuma kandi China itiba a superpower lately muri late 2010 2001, kiba igihugu cya mbere gifite abaturage benshi, gifite GDP ikomeye, gifite ibintu byose, gifite military might, gifite ibintu byose. Ariko biba mu gihe cyiza cya diplomasi, aho umuntu adashobora gutera undi ngo barwane nko mu gihe cya kera. So hatangira kuba intambara rero iri economico no muri iri economico iri kandi na politiko cyane ikomeye, kubera ko icyo gihe niho guhangana kwa USA na China kwatangiye. Abantu benshi bazi ko guhangana kwa USA na China byatangiye kuri Donald Trump. No, Amerika nibaza ko mu gihe cyayo yari yabitekereje neza yuko hazagera igihe ikashaka izindi emerging markets. So tukomeje kuri icyo ngicyo, turenze kuri icyo, mu 2010 Amerika yatangiye kujya kuri quest. Yaravuze ati nidukomeza guha ibintu byose China izatubana superpower. Keep in mind, ibyo bintu Amerika byayibayeho, Ubwongereza burimo buragira iki? Burimo burayirangurira ibintu byose. Twabivuzeho mbere. So bituma Amerika iba superpower. Ariko Amerika mu 2010 kugera muri iyi myaka, ntago Amerika ishaka gutakaza kuba superpower. Kuko gutakaza kuba superpower bivuze guhindura currency, cyangwa hagahinduka ikindi kintu gihindura amafaranga ariko kitari controle nawe. So what did US do? US itangira guplaninga ukuntu yahindura China. It does not want China to be the #1 production country mu gihugu ku isi yose. Irashaka ngo habe hari indi structure ishobora guproducinga ibintu mu gihe China itari available. So Amerika itangira itangira gutargetinga other emerging economies. So mu kanya turasobanura nyuma what really makes an economy an emerging. Kuko ushobora kuba ati se igihugu kugira ngo gitangire gutera imbere nizihe factors se zigomba kuba zirimo. Ese kuki wahereye uvuga kuri Afrika tukaba tugeze ahantu utaravuga Afrika? Nibyo ngiye kugeraho. Emerging economies USA yatangiye gutagetinga Turkey, Argentina, Brazil, Vietnam, India. Ibintu byinshi bitakorewe muri China uzasanga byarakorewe muri bihugu. It is very important to note yuko ibintu byinshi tudafite, nimba ikintu ukirebye ugasanga nagari made in China, kiri made either muri ibi bihugu bitanu. Ariko rero impamvu navuze ngo Afrika igomba kuba superpower no kubera iki?
nuko ibihugu bitanu ko mubibona hano nta mbaraga bifite zo guhaza production igihugu isi ikeneye. For some reason abantu babo ntago bishoboka, economies zayo zira breakinga. Economy yatake yara breakinze, none imitingito y'uyu munsi yo yabagize icyumwe gishize yagize nabi, iya Argentina yabaye dissolved, nimba mubizi neza iya Brazil muri 2016 hari ibibazo cyane nubwo bashaka ikisi kijyayo kuko nacyo cyabasizemo mu bibazo. Vietnam uko biri kose ntago igerageza ariko ntago ari n'igihugu kinini. Hama igihugu cyonyine by'iburanga gishobora guhagarara ni India, kandi India ntago yabikora yonyine. So the next target ya Amerika cyangwa ibindi bihugu byose bifite amafaranga n'ibihugu by'Iburayi nuko Afrika ari igomba kuba the emerging economy. So bikenewe rero iki kugira ngo emerging economies zibeho? I want to do this really fast. Hama abantu muzamufite ibibazo n'iki muzashyire mu comments, tuzagerageza kugira tubisubiza vuba ariko ndagira ngo iyi video ni kurambire kugira ngo tubinyuremo. So as I started have ati kuri factors eshatu za production, very important: capital, labor and land. Ibintu bitatu iyo bihari haba hari ikintu gishobora gukorwa. So ikintu cya mbere tugomba gutangira hari good money discipline. Ikintu cya mbere kiza muri capital ya mbere niyo iboneka mu gihugu. Ikintu cyatumye Amerika cyane ibasha gutera imbere nuko hari imyumvire y'abaprotesta ibwira abantu ati wisesagura. Abantu bakundaga kubaho mu buzima bubahagije andi mafaranga yose bakayabika. So it was really easy gutangira small businesses with good money disciplines. Ibihugu byose turimo turabona na China n'abantu ba mbere babayeho ubuzima bubahagije. Ntago igihugu gishobora kuba an emerging capital bafite abaturage spending amafaranga uko biboneye, bangiza amafaranga uko biboneye. Every single country nababwiye hano it had good money disciplines ku baturage bo hasi kugira ngo habashe gutangira small businesses, utu business dutoya butiki yo mu rugo akantu hari, kuko turatu business nitwo tugenda tuzamura igihugu cyose. Icya kabiri ni investment akenshi nagiva mu gihugu wanyu, iva hanze, iva muri abo bantu bashaka gukoresha ibyo bintu byose bakaza bakabizana hanze bakabivuga ati reka tuze twinvesting amafaranga. Iki ntago ari ikintu Afrika ikontrola, ariko iki cya mbere cyo tugifiteho control. Icya gatatu ni infrastructures, imihanda, amazi, umuriro, all those things. Ibihugu byose hari inama yabaye muri Renani-Palatina, yari inama yo kugira ngo barebe ko ibihugu byose babiha the welfare, ibigire welfare, bigire the basic. Yari even it is an initiative ya UN yuko ibintu byose byaba igihugu cyose cyagira a basic. So ibihugu byinshi barabifasha cyane cyane byo muri Afrika n'ibindi bihugu byo muri Asia ngo byubake infrastructure. Ariko ngiye nagaruka kuri cya kindi cy'ubuyobozi bwiza, kubera ko iyo hatari ubuyobozi bwiza izo infrastructure ntago zubakwa ahubwo birangira baziriye. Iki ni ikindi kintu natwe Afrika twagombye gukosora. Hama hari educated people, hagomba kugira ngo kuri labor kugira ngo bibashe igihugu kibashe kubana emerging market nuko abantu bagomba kuba bafite mu mutwe byibura bashobora gusoma, bashobora kwandika, bashobora gufite skills runaka zitandukanye. People need to be educated, you know. Hama ikindi kintu cya kabiri ni big workforce, like a very able workforce. Icyo ni ikintu kizana na population ya Afrika ni nini cyane ku buryo bavuga ko mu myaka 10 iri imbere tuzaba abanyafrika b'abantu ba mbere bazari benshi ku isi kurusha abashinwa, kurusha abahinde, kurusha abantu bose combined, ariko ba mbere tuzaba turi benshi. So this is something that is going to happen anyway, kubera ko population yacu iri batoya kandi dufite imbaraga turashaka gukora. So this is something that is going to happen muri 2030, so there is no problem. Hama kazi ikindi kintu gikomeye, an honest workforce iri honest, ishaka gukora mu byukuri. Ngarutse ku bantu bose bari muri za superpowers zose usanga zifite ibintu bagenderaho badashobora kurengaho. Ari abashinwa n'ababuddhiste kandi banga kwiba, banga no guhemukira abantu. So kubera ko ari benshi kandi bose ari abizerwa, biroroha ko investments zihuta. Nicyo cyanabaye kuri Amerika mu gihe ari emerging, nuko abantu benshi bari abakristo, bari bafite indangagaciro zo kutabeshya no kutanyura mu bantu. Iki kintu nacyo ni ikintu nibaza ko abanyafrika twakagombye gufixinga. I don't know how it's going to happen, ariko Imana izabidufashamo iki kintu nacyo gikombe kigaruke. Hama rero tugeze kuri land,
hari agricultural land. Iyo mvuze kuri land ntabwo mvuze ko ari land iyo ari yo yose, igomba kuba ari agricultural land, kuko nk'Uburusiya bufite ahantu hanini mu butaka ariko ntabwo bwahinga. So agricultural land very important. Afrika niyo kontinent mbere ifite ubutaka bwinini kandi buhingwa. Hama natural resources ho nta kintu mfite nabivugaho, kubera ko 40% y'ibintu byose bituruka mu butaka biri muri kontinent yacu Afrika. Ndavuga oro, diamant, oil, hydroelectric power, name it, uranium, byose turabifite. Hama rero hakabaho na strategic location. Location y'ahantu uri located ku isi hari very important. Iyo igihugu kiri located nabi ntago kibasha kubona ibi byose nakubwiraga. So kuba Afrika iri hagati ya kontinent eshatu, dufite Aziya mu burasirazuba, dufite Amerika mu burengerazuba, dufite mu majyaruguru dufite Amerika, ibihugu byose bisa nk'ibyegere. Iyo urebye n'ikarita y'isi ubona Afrika ariyo nyine ifite shape, ibigaragaza ko twebwe turi in the middle of everything. This is very 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 important. Hari imijyi ikomeye cyane nka Dubai, nk'iyo navugaga na Turkey and stuff, kubera strategic location gusa. Ahantu uwo mujyi uteretse bigatuma ukomera nevertheless. So Abavip umaze kubona everything we need to be an emerging market, an emerging economy. Ibi bintu bimwe na bimwe bizaba niyo twabyemera cyangwa twabyanga, ariko se what should we do twebwe nkatwe? So twebwe nkatwe, you see these characteristics, urazibona mu buzima bwawe, urabibona, uzi icyo wakosora, tubikosore on one person, hama and sometime bizaba a collective. Ndashaka kubereka rero muri nimuza kubinsa muri comments mukambwira ati please Kenny komeza uzaje kuri part 2, tuzaganira rero ku mpamvu kuri Turkey, Argentina, Brazil, impamvu ibyo bintu bitarimo birakunda, kandi mu by'ukuri ibi bintu byose barabyujuje, ariko every single country irimo irahura n'ikibazo gituma ibi bintu itabyuzuza, bagasanga ahantu honyine byakuzura 100% ni kuri Afrika. Abavip ndabakunda cyane, bye.